Ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show muri kano kanya nje kukwereka ukuntu uramutse wasokoje gutya udashaka kugenda gutya ukuntu wabihindura ukaba washyiramo agatambaro kandi ugakomeza ugasa neza ufite agatambaro kawe bijyanye. Ino nsokozo nayishyizeho ariko ushobora kuba udafite aka kantu ko mu mutwe, sibyo? Ushobora kuba udafite aka kantu ko mu mutwe ukavuga ati se ndakoresha iki? Nje kukwereka noneho ukoresheje agatambaro. Ukoresheje agatambaro kandi ukabusa neza, ukabusa neza bikagenda neza n'ukuri. Nsuje umuntu wavuze ngo ntabwo njya nsubiza message, n'ukuri ndazisubiza, nje nshiraho n'udutima. Ntimujya mubibona ikintu kibereka ko nasomye message, ndaza nkashyiraho udutima nka likinga, sibyo? Nka likinga iyo mbonye wambashije ikibazo nkagusubiza, cyangwa se niba nzakora video byose nkabikubwira, sibyo? Mpari ku bwanyu nshuti zanjye, mukomeze munkurikirane, ndabakunda, namwe mukomeze munkunde, sibyo nshuti zanjye? Wita rero ufata aka gatambaro, sibyo? Hagati yaka n'aka ngaka ushaka bene tuno tuntu tworoshye, sibyo mama? Cyangwa se nimba uri n'umukobwa wajyanishije, gerageza ugure bene tuno tuntu tworoshye tujyanye n'amabara yawe, kuko dukoresha ibintu byinshi. Ntabwo mubizi utu dutambaro dukora ibintu byinshi, nubwo atari byo ngiye kwigishaho. Hari igihe ushobora kugafunga ahangaha mu ijosi, sibyo? Munyandikire muri komenti mbereke ukuntu wajya ufunga utu dutambaro mu ijosi. Hari ukuntu badufunga bitandukanye, waba wambaye umwenda wawe wagakubitaho ukabona uraberewe, mana sibyo nje kwigisha. Noneho niyo wambaye akantu karangaye mu ijosi, ufite ukuntu nyine ukazirika. Ntabwo nje kubibigisha, mwandike muri comment kugira ngo nzabibereke batuzirika bitandukanye. Nzagende mbibereka kugira ngo namwe mujye mudukoresha. Si ibi byo mu ijosi gusa, sibyo? Ntabwo ari byo gusa, nababwiye ati karamutse kajyanye n'umwenda wambaye, ushobora kugafata gutya ukakazingazinga, sibyo? Noneho warangiza ukagakaraga. Meze muti wasokoje bene insokozo, mutararebye uko nayisokoje, nagende kuri channel yanjye abanza irebe uko nayisokoje, nawe ayisokoze, sibyo? Uragafata warangiza nako ukakazana, kakazirika. Noneho ukazirika ukegeza hepfo, sibyo? Uba ukegeza hepfo. Utuntu iyo dushaka dukoramo nka kane cyangwa se uko ukifuza, sibyo? Nge nakifuza ko kamera gutya nk'akarabo aha ku ruhande. Iyo utabishaka ko kaza hano ku ruhande ukerekeza inyuma, rero ngiye nkakunze kari hano ku ruhande. Mbese mbaza si impamvu nkakunze hano ku ruhande. Nk'iyo ugiye kwifotoza, ushobora kwifotoza kakaza kamezeho gutya. Ifoto urabona aba atari nziza, aba ari nziza, ariko kamekinga sure ko uyu musatsi wawe ukawucomekamo nyine. Njye nabwiye ko mfite mugufi, ariko gutya nyine urawutsindagira. Nizere ko umurongo ukirimo, naraberetse ko umurongo uba ukirimo. Kankurimo kano, aka ntabwo kakirimo ngombwa, ntabwo kaba kakiri ngombwa, ntabwo wabifatanya vraiment. Sure urumva wabifatanya ari bibiri.
ndabikora ndaje mbereke n'inyuma nshuti zanjye. Aha ku matwi gerageza uburyo usa nkaho uwusubiza inyuma. Nanone sinkegeza hepfo cyane, ariko biba byiza iyo kegeye hepfo. Noneho iyo wiyambariye gutya, oh my god, uhita ubanza ugacisha hano agasokozo. Nubwo tuba twasokoje kare, ariko n'ahangaha uhita wongera ukahacisha agasokozo kawe kugira ngo nyuma bize kuba bimeze neza. Mumbwire bese banjye muri kubibona gute? Bari mushaka kureba inyuma mumbwire ukuntu muri kubibona. Ni byiza? Reba no kuri runo ruhande. Rero ndagushimiye ubu wakurikiranye Fofo TV show. Numvaga nabereka n'aka kantu, iyo wabyambaye bijyanye n'umwenda ujya ahantu wumva umeze neza usirimutse. Nkusaba we wakurikiranye Fofo TV show, rero muri kano kanya kora subscribe nimba utarakoze subscribe, mukore share, like na comment kugira tuzajye tubana mu bindi biganiro by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV show. Nshimiye abakunzi munyereka ko turi kumwe, ama message yanyu ko munkurikirana ngenda nyabona. Imana yo mu ijuru igibaha umugisha, ndabakunda rero mugire ibihe byiza. Bye.